ahita amujyana kugera aho nabo bavukana bari basigaye babibona akakubwira kuki bo bakamukunda akaba yarigera uko bakuru be bahicaye ariko yaba hari akabwira ati uramugabura si iki ngiki kizamara iki nta buzima gifite kugira aho wajya gusanga niba ari wenyine ugasanga bamushyize nko mu nzu ntavuga akituma nko mu myenda akamwihorera iyo wenda uzaza nkamenya ko ari njye umukorera isuku wenda no kuba ameze gutya ni ukubera ko ntakibana na papa we kuko we yumvaga we wajyaga no kuvuga ngo ugiye kumukorera ikintu ahitaga akubwira ngo ndashaka kujyana kugira ngo utagira icyo umukorera yego ariko njyewe tugatongana tukarwana buri gihe tukarwana dupfuye handi nyine nta muntu kugeza aho yari afite n'abantu muri famiye ye bakavuga n'ubundi ngo undi se kiri uracyemera kizakumarira iki bakemera bamwe ibingibi bakamwihorera ke ntabwo tujya tubyara abana bameze gutya umwana bugeraho nyine kutavuzwa ubumuga bugenda bukura bugeraho baza no kugera igihe bavuga ko ari ukumubaga bisanzwe bamubaga bisanzwe ntabyemeraga urumva umwana abonye na nyine se aramwanga bivuze ngo umwana papa yageze haramwanga ntabwo ubana na papa wiwe bivuze ngo yagutaye umaze kubyara uwo mwana wa gatatu mbanje kubasuza rero bakunzi ba Aberiki TV insuhuza aba diaspora muri rusange muri mu bihugu bitandukanye n'abanyarwanda ahangaha mu gihugu iwacu reka manze mbasuhuze mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo mbabwira ngo Uwiteka akomeze kugendana namwe kandi akomeza bavugiremo gufasha aba bababaye aba bana bafite agahinda aba barwaye aba bari impande n'impande bafite uburwayi butandukanye kuri kamera yanyu muri kuhabona umumama ariko uzenga amarira mu maso ndetse n'agahinda k'umwana wiwe muri kubona ko hano hari umwana ufite ikibazo umurebye n'umwana mwiza n'umwana w'umuhungu mwiza umubonye wagira ngo afite imyaka mike ariko urebye ku myaka yiwe afite myinshi uhite wibaza wowe uri umubyeyi wibaza ujye mu mwanya w'uyu mumama wumva agahinda afite aratangira atubwira uburyo ibi bintu byatangiye atubwira amazina ye kugira ngo nje namwe dukurikirane iyi nkuru y'agahinda k'uyu mubyeyi ariko nanone mbibutsa ko hari icyo dushobora kumufasha nuko yatubwiye ko uyu mwana ashobora gukira aramutse avujwe nyaboneka tabara basi ntago ari amafaranga menshi kuvuza uyu mwana tugire icyo twakora tugire uko twabigenza kugira ngo basi uyu mubyeyi abashe kuvuza uyu mwana nawe yishime nk'abandi niba ari nkawe mwana yari afite akaba ameze uko nguko byagenda gute tuguhaye ikaze kuri Beriki TV murakoze cyane nitwa Uwamwiza Angelique ndi umumama w'abana 4 uri umumama w'abana 4 uwo mwana ufite n'ubakangahe uyu mwana afite n'umwana wa 3 n'umwana wa 3 uyu mwana twafashe urugendo tugusanga aho uri ikibazo cy'uyu mwana giteye gite umubonye ko ubona afite ubumuga runaka ese byatangiye gute nk'umubyeyi wabyakiriye gute kuri wowe uyu mwana rero yavutse neza nk'abandi akura nk'abandi ariko 2016
aza kugira ikibazo cy'uburwayi Mm. nabwo ukabona umwana ntabwo areba nkabona kureba ko biragoye Mm. nza kumuvuza barambwira ngo afite ikibazo cy'akabyimba hafi n'ubwonko. hafi y'ubwonko. Icyo gihe abantu baramfasha, abantu bankorera ubuvugizi, umwana arabagwa, Mm. umwana arakira amera neza turataha. Yego. Umwana agira ubona ubuzima bubaye nk'aho bwongeye kumera neza. Mm. Umwana ageze mu myaka 3 umwana atangira, kandi najyaga mbona arimo azana umubiri ameze neza. Mm. Umwana atangira kubona acika intege, Mm. umwana akaryama cyane, umwana noneho atangira kuremba. Yego. Umwana araremba cyane bikomeye, ndanavuza bikomeye, hamwe bakambwira ngo ningende mwiteho mu buryo bw'imirire, nkagerageza nkamwitaho. Mm. Buza kugeraho baza no kumbwira ko arwaye igituntu cyo mu magufwa. Yeah. Anywa imiti amezi 6. Mm. Aho kugira ngo akire ahubwo arushaho kugenda amera nabi. Mm. Umwana ndavuza baza kumbwira afite ikibazo cy'umwijima. Mm. Umwijima baravuza, aza kuzana ikibazo cy'urwagashya. Yego. Urwagashya nabwo baza kumbwira ngo urwagashya rusa nkaho ari ukubera imiti myinshi. Umwana bigeraho ubuzima bugenda buba nabi. Mm. Ubwo urumva mu rugo niko bitagendaga bimera neza, niko namuvuzaga n'ikibazo cy'amaso. Ubwo amaso yarasigaye agenda, noneho yaba izuba ryaba rivuye cyane ntarebe, akagenda akabakaba ahantu hose, cyangwa ugasanga yicaye ahantu hamwe. Umwana yari afite umubiri abyibushye, umwana aragenda arumaba amagufwa. Ndavuza igihe kirekire cyane, Mm. kurya ibitaro byinshi biranze biranga. Noneho nza kugira n'ikibazo cy'uko papa watabyemeraga. Urumva umwana abonye na nyine se aramwanga. Bivuze ngo umwana papa yageze haramwanga. Mm. Ntago ubana na papa wiwe. Mm. Bivuze ngo yagutaye umaze kubyara uwo mwana wa 3. Amaze kurwara. Amwihakana wenyine ariko abandi akabemera. Akakubwira ati uzagende mu miryango y'iwanyu ujye kureba ko mutigeze mubyara abana b'ibimuga. Kandi umwana yarigeze gukira akaba muzima, akamwemera nk'umupapa. Ariko agira aho yihakana umwana we kubera ko afite icyo kibazo. Akanamwicaza, akamutuka, akakubwira ubundi uzagenda ushaka umujugunya. Ese ubundi ko adapfa, umwana w'igihombo gusa. Mbega nubwo bijya bingora kubisubiramo, ariko kuko nzi amagambo mabi yamubwiraga. Dushaka wire kurubwira abantu bumva agahinda wahuye nako. Abantu bumve n'ababyeyi batererana abana bafite ubumuga, kandi ejo abaye ntago nibyo ndi kubwira abantu mu dukurikiranye kuri Berk TV. Kuba umwana afite ubumuga so kuvuga ko atakira cyangwa ngo abe ministri cyangwa ayobora igihugu, yakiyobora. Birashoboka 100%. Sinzi impamvu abagabo mufite ikibazo cyo kumva ko niba umubyeyi yabyaye umwana, ikibazo kitaba kiri no ku mubyeyi, ahubwo kiba kiri ku mugabo. Ntago ari umubyeyi nubwo mamurenganya ababyeyi b'amama. Urumva we bwagezeho akajya ambwira ati uzarebe mu miryango iwanyu ko mutabyara ibimuga. Kandi bari umaze kubyara abana 2 bose ari bazima, ari beza. Ko biragaragara ko mufite abana beza urebeye no kuri uyu nguyu. Yego. Noneho nkambwira ese kuzi ko nta babyeyi ngira cyangwa se nta muryango ngira, ngo yenda mbe nareba. Ese ugira ngo nzajye mbibaza ndi? Yego. Ati n'ubundi nta muntu wari kukwemera wowe, umuntu ubyara abana bameze gutya b'ibimuga. Ugeraho umwana yarazi no kuvuga. Kubera kumuhoza ku nkeke no kumutuka n'amagambo mabi. Umwana ukajya ubona ntashaka kuvuga. Umwana ntavuge, umwana akajya aho ngaho, ukabona mbega yarihebye muri. Yego. Umwana aragenda ni ukuvuga ko ameze gutya, buri kintu cyose aracyumva.
none haragenda ntagire ikintu avuga, papa we akamutuka. nta rukundo rwa papa yigeze abona namba? Hmm? nta rukundo rwa papa yigeze abona? ntabwo yigeze arubona, Mm. usibye amagambo mabi, kuba yarataga kumva baramutuka, Yeah. yenda nanjye yenda nagiye gushakisha bakamuhisha, Mm. ukaba ari wa mwana wasiga ugasanga ntabwo wamugahuriye. Alala. Yenda naba mfite nk'umukozi, Mm. icyo gihe yenda nari nkigira umuntu wabaga ndebera abana nanjye nkagenda, Mm. n'abana musize n'umukozi, yaba hari akamubwira ati ntumugaburire, kuko igihe cyose bifuzaga ko Mm. yapfa. Yego. Ariko njye narageragezaga tugashwana, kakubwira iki ngiki ntacyo kizamara, ntacyo kimaze. Mm. Icyo gihe nabaga ncuruza utuntu nkamuvuza, nanjye ubwo bushobozi bugeraho burashira. Birumvikana wari wenyine, uri kandi abandi bana bakeneye kwiga. Bugera harambwira ati uyu ntago namubyaye ubundi, Mm. wacu nta nubwo tuye tubyara abana bameze gutya, ku buryo batanatinyaga no kumurebaho ngo avuge no ku bwoko. Yeah. Kubundi twe ntabwo tujye tubyara abana bameze gutya. Urumva ko iryo jambo nta muntu ritababaza. Yeah. Noneho nkavuga basi ijya ugerageza ufashe abakuru, Pasi umuto mumenye nta kibazo. umuto y'umwihoreza Yeah. ajya mumenya. Mm. Ako ntabyo yakoraga. Yenda akimara kudusiga najyaga mfata yaduha nk'ibyo 5. Mm. aba namubeshya nti mu rugo yenda umwana bamwirukanye ku ishuri kuko atagiraga ku mashuri yabo, Mm. yakwereza nk'ibyo 5, nkaba nzi ko ari uyu nguyu warembye, Mm. ahita amujyana. Yeah. Kugeraho nabo bavukana bari basigaye babibona, bakakubwira kuki bo bakamukunda, Mm. akaba yarya uko bakuru be bahicaye. Yeah. Ariko yaba hari akabwira ati uramugaburira si iki ngiki kizamura iki, nta buzima gifite. Kugira aho wajya gusanga niba ari wenyine, Mm. ugasanga bamushyize nko mu nzu, Mm. ntavuga, akituma nko mu myenda, Mm. bakamwihorera. Akaba wenda uzaza Mm. nkamenya ko ari njye umukorera isuku. Mm. Yenda no kuba ameze gutya ni ukubera ko ntakibana na papa we, kuko we yumvaga, we wajyaga no kuvuga ngo ugiye kumukorera ikintu yahitaga akubwira ngo ndashaka kujyana, ashaka kujyana kugira ngo utagira icyo umukorera. Yego. Ariko njyewe tugatongana, tukarwana, buri gihe tukarwana dupfuye. Mm. Handi nyine nta muntu, kugeza aho yari afite n'abantu muri famiye ye bakavuga n'ubundi ngo ubundi se kiri uracyemera kizakumarira iki, bakemera bamwe, uyu nguyu bakamwihorera. Mm. Twe ntabwo tujya tubyara abana bameze gutya. Umwana bugeraho nyine kutavuzwa, ubumuga bugenda bukura. Mm. Bugeraho baza no kugera igihe bavuga ko ari ukumubaga bisanzwe, bamubaga bisanzwe. Mm. Mbibwira umuntu, abantu baramfasha, bamubaga bisanzwe. Mm. Bigeraho noneho ndataha, Mm. hashize igihe akaguru n'ubundi aho kugira ngo gakire karihina, kuri wabonye amaguru yateye. Mm. Ndongera nyine nsubira kongera kuvuza. Mm. Barambwira ati kugira ngo uyu mwana yongere gukandagiza ibirenge hasi, Yego. nuko twamushyiramo agatije. Mm. Barambwira ati kandi agatije ntabwo mituweli gikishyura. Mm. Urumva bimaze igihe, agatije ndavuga nyine nta kundi nabigenza, mbaza igiciro, barabimbwira, mpita nanabyihorera ndaceceka. Hashize igihe kingana gito umwana umuvanye kwa muganga kandi uri wenyine nk'umubyeyi, urumva ni umwana muto, kugeza ubu umwana afite imyaka ingahe? Aciyeho umwaka.
haciyeho umwaka. Umwana bafite imyaka ingahe, yujuje ingahe? ngubu mu kwezi kwa munani azaba yujuje imyaka 11. Azaba yujuje imyaka 11. Ari umwana ungana uko nguko. Ntabwo papa warongera gutekereza no kukugaruka imbere wenda ngaze kureba umwana we yaba yarabyaye? Ntabwo arashobora no kugira icyo gusapotinga ku mwana we amaraso yiwe? niyo wanavuga yaragiye no kuguha igihumbi ntiyakiguha umuvuzeho. ntago ashobora no kumukubaza. Ntago ashobora kumukubaza. Kandi n'abandi nabo ntago abafasha. Ndi kwibaza none nk'umubyeyi, basi kubaho noneho wowe ku bwawe nk'umuntu watawe n'umuntu kubera umwana, aka kanyura umugabo ukaba n'umugore mu rugo ahuba, ntekereza ko ushobora gusanga unakodesha inzu yo kubamo, kwishyurira abo bana ishuri, kugira ngo bambare babashe kurya ndetse no kubaho ubuzima bwabo. Ubigenza gute? Ubaho gute? Ko Kigali hano cyangwa se no hano mu Rwanda bikomeye, ubaho gute? Ukuvuga babiri bariga, undi ntago yiga. Undi bamwirukana ibikoresho by'ishuri. Bivuze ngo undi mwana wawe umwe niwe mukuru? Mukuru niwe utari kujya ku ishuri. Yigaga mu wa kangahe? Mu wa 6. Secondaire. Primaire. Bishobora ko ubu bibonetse yasubira ku ishuri. Ni nk'ibiki yaba yarirukaniwe nabyo ngo abantu, ndabizi kuri Berike TV tugira umutima wo gufasha, nyaboneka twumve inkuru y'uyu mubyeyi. Kabone nubwo amafaranga make yaboneka y'uyu mwana hari ukuvuzwa, hari n'abadogiteri kandi nkomeje gushimira cyane by'umwihariko abadogiteri bari hara mu Bufaransa, bari mu muryango wa Berike Foundation ukomeje gufasha abantu batishoboye, bakomeje gutera inkunga. Shimira n'umumama uri hariya muri Australia n'umuryango wiwe bakomeje gufasha aba batishoboye. By'umwihariko tumva inkuru y'uyu mubyeyi, umwana yirukaniwe iki? Ni ukuvuga ubwo barimo gutegura gususha ibizami. Ni ukuvuga we icyangombwa ntabwo nakibonye, ku ishuri baramwirukana. Ni igiki yasabwaga? Yasabwaga attestation ku murenge mbura ubushobozi bwo kujya gushakayo. Attestation médicale. Ariko na mbere yaho bari baramwirukaniye uniforme, yambaraga ikabutura y'ishuri karenzaho umuhungu. Asabwa nk'amafaranga ngaho urebye yo kuba wenda umwana yasubira ku ishuri akarangiza examen ya leta kugira ngo nakomeze amashuri nk'abandi bana, atabura amahirwe yere no gutsinda, ari no bari kuzagira icyo amarira barumuna biwe. Bari banci 12,000 yose hamwe, amafaranga asabwa na attestation ibintu byose nyine bisabwa nk'umwana ugomba kujya ku ishuri. Uniforme bari banci 10,000 ugereranyije amafaranga yose hamwe yari nk'ibihumbi 20 yose hamwe. Bivuze ngo ibihumbi 50 bibonetse ubuzima bwakomeza bw'umwana akiga. Kubera ko yari afite n'ideni ry'ishuri tutishyuraga nyine muri primaire, bagahora baribara ariko bakaba bazi ko nagira mu wa 6 n'ubundi bazaribara. Bivuze ngo arasabwa nk'ibihumbi 50 nk'umwana kugira ngo bikemuke kwishyura ideni ry'ishuri. Ko kuva mu mwaka wa 3 ntago yari yishyura. Bivuze ngo yose hamwe amafaranga agomba kwishyura n'ibihumbi nka 50 byavamo kugira ngo iyo uniforme ivemo. Nk'umuntu nyine nawe ubizi ko bitameze neza mu rugo, urumwe kuba uri umuntu umwe urera abana bane ni ikibazo gikomeye cyane. Kuba none ufite agahinda ku mutima we wumva kadashobora no gushira vuba, gusa nyine ugomba kwihangana ku mwana. Umva no ari ishuri, ari inzu ndakodesha. Inzu muyikodesha nkangahe? Nyishyura 30,000. 30,000. Nabwo kwishyura ni ikibazo. Kwishyura ni ikibazo, nyibamo amadeni. Ubamo amadeni? Inzu irimo amadeni angahe? Irimo amezi 3. Ubwo no kwishyura 90. Bibonetse ubuzima nabwo bwakomeza. Bwakomeza kuko tuvuge nta kazi mfite. Mbona ibiraka nyine byo gukorera abantu. Hariho umuntu yenda nagendaga uva rufite depo y'ibitunguru, nkagenda muri depo y'ibitunguru, nkirwa mbimutunganyiriza kampembe 3,000 cyangwa 2,000. Gataha uyu nguyu akeneye kwambara pampers kuko ntago avuga.
birumvikana kumutekerereza ukamwambika pampers. urumva yo nta nicyo yamarira uwo mwana mu gihe kandi urumva nabwo nabona n'ubufasha bumuvuza akeneye no kurya basa kongera gusubirana nk'umwana. Noneho kugeza aho babagaburiraga byabura bagaharira uyu bagakubwira bati mama twariye ku ishuri reka uyu nguyu aba ari we tubiharira. Yenda babona nanjye hari ukomeze bakambwira ati se mama we wariye kugeza aho nkababwira ntiburye mwahaze nanjye mba nahaze nyine nkabyihanganira ukatuza nk'umubyeyi nyirinzu bugacya akagusohora. Nk'ubu ngubu yagize ikibazo cyo ku birenge hasi yego kizanye bivuze ngo ubumuga bwe bugenda bwiyongera kubera gutinda kuvuzwa. Noneho yari afite n'ikibazo cy'uko yaramaze ubu ngubu yabyimbye inda sizi ikibazo afite mu nda agiye kubimarana icyumweru. Ntabwo wigeze ubasha kumujyana kwa muganga ngo ace muri sikaneri? Nta bushobozi reka mbabwire bavandimwe bakunzi bacu, hari ubwo umuntu akora inkuru akaba yumva ubwo buzima kubaho k'ubwo buzima bw'uyu mubyeyi. Nureba neza nuza kureba neza uraza gusanga ababaje. Ndifuza ko twembi nibyo mpora mbabwira nk'abantu bari mu muryango wa Beriki Foundation, abakunzi ba Beriki TV, murabizi ko turi umuryango twishyize hamwe gufasha umubyeyi. Nubwo yabona icyo agaburira abana, nubwo yabona amafaranga yishyura inzu kugira ngo asohoke, murabona umwana afite namwe ukuntu ameze. Umwana ufite imyaka 10 angana uku nguku, umva agahinduye umumama yicaranye muri we nawe urebe. Imagine uyu mwana ari uwawe nyine, urebe naye ku bwawe. Ndabinginze nubwo cyaba igiceri cy'ijana, nubwo yaba 200, nubwo cyaba igiceri cya senkani, ibaze miliyoni 2 z'abantu cyangwa se abantu batuye isi, havuyemo bamwe bagatanga igiceri cy'ijana, uyu mwana yavuzwa agakira. Hita wibaza kutabukoreye umugisha ku Mana. Ese reka nkubaze, uyu mwana numvise ngo arasabwa miliyoni 1,200 kugira ngo abe muzima. Hita wibaza uyu mwana abonye miliyoni 1,200, miliyoni 1,200, hari abantu bayatunze bafite narenze izo miliyoni. Kuvuza uyu mumarayika uyu mwana ejo uzavamo minisitiri, uzavamo perezida. Nyaboneka n'abantu batuye mu bihugu byo hanze, n'abantu babiri mwe muri hanze n'abari hano mu Rwanda bafite ubushobozi bwo kuba bamuvuza agakira. Hano mu Rwanda baravura, basigaye bavura abana nk'aba bafite ubumuga. Uyu mwana aracyari mutoya, imyaka 10 ntago ararengera. Uzi kubona abandi bana bagenda, uwawe ari aho yicaye na papa we yaramutereranye. Nje nibaza se ababyeyi mutererana abana aho mwagakomejanye urugendo n'abagore banyu mwashakanye, ngo iwanyu ntago babyari bimuga. Ese uyu mubyeyi niwe wahisemo icyo kintu? Ese abo yakubyariye bose si bazima batatu uretse uyu wenyine ufite iki kibazo? Mujye mwicara hasi muhasolingane ubuzima, mukomerane ubuzima mwe ku bwanyu, kuko yo mugiye kurahira harangwa muzabana mu bibi no mu byiza. Nuko koko mugomba ibije byose murabyakira mukabibanamo. Hanyuma mama, urifuza kari iki abantu bashobora kugufasha? Nanabwira abantu ngo urumva ko nta kazi afite, hari udufaranga umuntu ashobora kumuha agashinga business, ubuzima bugakomeza kugira ngo ejo ntazagira ubundi bufasha asaba abantu, ahubwo akomeza ubuzima nawe amere neza. Murabona ko ari umumama ukiri muto, murabona ko ari umumama mubona ko abonye icyo kurya akabona n'icyaha abana, ubuzima bwakomeza ndetse bukamera neza. Kuri wowe noneho, muri wowe niki wifuza ko abantu bashobora kugufasha? Ndasaba umuntu wese waba nzi ko abantu bafite umutima wo gufasha, ni ukuri nanjye nifuza kubona umwana wanjye yahaguruka akagenda. Nanjye nkabona umva gufata umwana gutya wambara pampa, naba umuntu amamagaye ngo nunkorera iki nkamukingirana, nta n'akagare ngira yicaramo byibuze. N'akagare karakenewe kuko ubu umwana yajya yegama ukanamutembereza ku muhanda basi, kuko no kwicara gutya ngo ugiye kumusohora ari igihe utinya uti ari bugwe. Nako bari barambwiye igiciro cyako kagura ngaha akagare, bari bambwiye kukishyura 300. Akagare 300.
kugira ngo hari ababyeyi babagira neza hano hanze bari kukumverega wigira ikibazo. Hari ababyeyi mbizi ko bari bukumve nk'uko basanzwe bumva abandi. umuntu wese waba afite umutima wo kumfasha. 300 ntabwo abantu babibura byo kugurira umwana unganuka akagare, ntabwo bibaho. Bagira izo mpuhwe, nabo ndabizi ko impuhwe bazigira. Ndasaba umuntu wese waba afite umutima wo kumfasha, nanjye nkabona umwana agenda, kuko aho tuba nta, urabona nko ubuzima bwe ni ukurira. Araribwa akarira, nyirinzi akakubwira ati nyirukanira abapangayi kubera umutekano muke w'umwana urarurira. Akambwira ati se wahashatse inzu yawe wenyine ukamushyiramo akazajya arira umwana wawe. nyine ukumva urahise aho umuhetse, ukumva umuntu aravuze ngo nubwo ubona uriya mugore uriya mwana ahetse ni ikimuga. Ihangane mama, ihangane, bibaho abantu ku isi baravuga ihangane. Ukumva umuntu arakubwiye ati se cya kimuga ntikirakira. Ugahora wumva umuntu akubwiye ngo cya kimuga cyawe. Ihangane, komera. Kandi cyangwa ukumva umuntu aravuze ngo ufite umwana w'ikimuga ntabwo ajya atuma dusinzira. Kugeza aho nari nsigaye njya muri farumasi nkagura utunini two kugira ngo asinzire. Yego. natumuha nka nijoro, ahubwo no gukanguka bikazaba ikibazo. Akazamara nk'indi minsi birasinziriye. Nkagira ubwoba nkavuga ese nazicira umwana, basi nijoro nkarara hanze muhetse akaguru kamurya, kubera hari imiti tujya tumugurira. Njya ngura muri farumasi mugabanyiriza ububabare. Iyo ntayifite ubuzima bwe ni ukurira. Ari ikintu nasaba umuntu wese ufite umutima wo kumfasha, nuko nanjye navuga ngo, kuko mbisaba Imana nkavuga ngo Imana nanjye uzankure iki gisuzuguriro. Yego. Cyo kumva umuntu wese avuga ngo mfite ikimuga, kandi nzi kwenda atari ko yavutse, yenda ari ubushobozi buke nagize bwo kumuvuza. Umuntu wese ufite umutima wo kumfasha yamfasha nanjye nkamuvuza. Nanjye mbonye icyo nkora, nanjye nkajya mbona ubushobozi bwo kujya mwivuriza mu buzima busanzwe. Yego. Kandi n'abantu, umuntu wese ufite umwana umeze gutya, cyangwa umuntu wese undeba, kureba umuntu wese ufite umwana umeze gutya ukamwita amazina, nta muntu uzi ukuntu biryana, nta muntu uzi ukuntu bibabaza. Hariho igihe najyaga mbyumva nkavuga ngo Mana, yaba ari nk'umuntu bivuze numva nkavuga ngo Mana basi nawe uzamuheho yumve. Ako yenda nasabaga nabi, ako navuga ngo basi abantu bajye babaha agaciro nabo, ntabwo twabajugunya kuko twari ababyeyi tubakunda. Nasaba rero umuntu wese ufite umutima wo kumfasha yamfasha, basi nanjye nkamuvuza, kuko abaganga bambwira ngo yakira. Yego. Kuko n'ikibazo cyo kutareba bari barambwiye kumuha rinete, ariko nari narabonye umuganga wambwiye kuzima. Yego. Yari yazikwemereye? Yari yazinyemereye. Yego. Ariko nkagira ikibazo se ko ntabona uburyo musohora kenshi. Kambwira tuzashaka akagare ujye umwicazaho umwambike rinete, nawe amenyerera umuriro hanze. Kuko
afite akagare yakwicara hanze ariko ntabwo tubona umwanya wo kumwicaza hanze cyangwa ukamwicaza hanze bakanamutembereza. iyo umwicaje hanze abantu baza kumushungera agera hanze ari uko mpari nkamuheka cyangwa se nkicara njye nkamuririmbira twicaye nko hanze yego kugira ngo yumve ko tutamutererana. Bakunzi ba Bereke TV, dufatanyije urugendo rwo gukomeza gufasha aba batishoboye, aba bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si, nta bandi bo kubatabara uretse twe n'Imana. Kandi Imana burya ivugira mu bantu, ntago kandi yigaragariza mu bantu. Niba koko murabizi ko aribwo nagakoze ikiganiro nanjye mukumva mfite amarangamutima ngana uku, nuko uyu mubyeyi afite inkuru ibabaje. Ibaze gutabwa n'umugabo kubera umwana wavutse ari muzima, ibibazo bikaza kumubaho. Ibaze umugabo umwe mwarabyaranye abana barakaguta ku mwana wa gatatu akabaribwa guta akagutana umwana, akajya kwenjoyinga ubuzima abizi ko afite umwana ubayeho uku nguku, na famiye ye ntigire icyo ishaka gukora, yarangiza akagerekaho ijambo ngo wabo ntago babyara ibimuga. Mwabagabo mwe nimutekereze mwumve ko icyatiye umwana ibi, nubwo waba ukuze uri mukuru nawe byakubaho. Ese we wavuze uko ejo bikubayeho, wavuga ko iwanyu koko mutabyara ibimuga? Ntuzaseka umuntu kuko ubuzima bwacu ni butoya. Iyi si yacu tuyicumbitseho, ntituzi igihe tuzayimaraho, ntituzi n'igihe. Imana ko ibyo yaguhaye nawe hari abo ushobora guha abababaye. Ndakwinginze fasha uyu mubyeyi aya marira ntazongere kuyarira, ahubwo abeho yishimye, ave mu menyo y'abasetsi, ave mu bamucira inkeri, na wa mugabo wamusuzuguye akavuga ko umwana ari ikimuga atamwemerera batakibyara, ejo azaza amupfukamira. Kandi njye mpamya yuko atanakongera gusubirana nawe kubera iki? Amagambo yamubwira no bakimukomeretsa ku mutima. Ngereka mbashimire bakunzi ba Bereke TV, nkomeze kandi mbabwira ngo Uwiteka Imana akomeze kubavugiramo, akomeze kugendana namwe kugira ngo dukomezanye uru rugendo. Mukomeze mukore subscribe, share na comment, ndetse uyu mubyeyi reka dufatanye twembi, natwe Bereke TV turaza gushaka icyo tugomba gukora, tuzajya kumusura, n'iryo gare natwe tuzarishaka duhanyanyaze turimushakire, cyangwa se tumushakire n'icyo gishoro acuruze, nubwo yabona 200,000 afite uko yakiranje akagira utwo acuruza twamugaburira. Ariko mbere na mbere reka dusubize umwana ku ishuri, wewe asubire ku ishuri yige akore exeta 50,000 twese twateranye tukayabona. Kambashimire ngiye wari abanyarwanda mubara muri iki kiganiro, inshuti ya buri wese, inshuti y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Kambabwire ngo Uwiteka akomeze kugendana namwe.